Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo, duhuriye nanone ku murongo w'umucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Nanone nejejwe nuko tubonye umwanya wo kurambura ibyanditswe byera kugira ngo tuganire ku bushake bw'Imana mu ijambo ryayo. Ngarukanye n'umuvandimwe Hope, nongeye kuguha ikaze ku mucyo w'isabato. Murakoze cyane. Urakoze kongera kuboneka kuri uyu murongo kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko ryahumetswe nyine muri Bibiliya. Hope, turi kuganira ku byerekeranye n'ibitangaza Kristo yakoze mu buryo bw'umwihariko ku munsi w'isabato. Amaze kutuganiriza ibitangaza bitari bikeya mu byo Kristo yakoze ku munsi w'isabato. N'ubundi rero ni uwo murongo turimo, ni icyo ngicyo tuje gukora. Reka mbere yuko twinjira muri uwo murongo mbanze nanone nguhe umwanya usuze bene data bakomeje kubana natwe, ndetse hari n'abashyashya batakuzi, nabo tugendane tuziranye. Murakoze cyane mwene data Eric, kandi nanjye nejejwe cyane no kwisanga muri uyu mwanya no kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, ahatambuka ibiganiro byinshi bitandukanye kandi byose bifitiye umumaro ubugingo bwacu. Rero yaba abadukurikiye ndetse bashyashya n'abasanzwe, ndabaramukije nanjye ngo n'amahoro bituruka ku Mwami Imana bikomeze gusendera mu mitima yanyu. Amen. Ku mazina rero abashyashya baba baje wenda batatuzi, mazina ni Nizeyimana Jean d'Amour cyangwa se Hope d'Amour kuri benshi. Twagiye tubana mu biganiro byinshi, n'iki nacyo cyiyongereye kuri byinshi cyane twagiye tuganiraho muri ya nsanganyamatsiko umaze kutubwira y'ibitangaza byakozwe na Kristo, ariko by'umwihariko ku munsi w'isabato. Yego, murakoze cyane. Uyu munsi watwerekeza ku kihe gitangaza? Uyu munsi nabwo rwose turihuta cyane, tugiye kujya muri Yohana igice cya 9. Yohana igice cya 9. Naho tuhasanga ibyakozwe na Kristo ku munsi w'isabato. Yego. Niho tugiye kwindika, kandi turifuza ko dufatanya n'abadukurikiye kugira ngo twigane iryo jambo, kuko twabonye ko rifite umumaro ku bugingo bwacu. Reka ndarike bene data rero turi kumwe nabo bafate Bibiliya zabo hafi. Turaza gutinda muri Yohana igice cya 9, atubwira iby'inkuru y'umuntu Yesu Kristo yakijije wavutse ari impumyi. Turaza kugendana nabo, ariko mbere yuko tujya mbere, reka n'ubundi nk'uko bisanzwe ari umuco wacu, tubanze twiragize Imana, udusengere. Yego, reka twubahe Imana dusenge. Nyagasani Mwami Imana yacu, uruwera uruwera uruwera, uhabwa icyubahiro. Twongeye kugaruka imbere yawe, turabaswa ariko tuzi ko uri bwenge bwose buyoboje byose, kugira ngo utware ubuswa bwacu uduhe ku bwenge bwawe, uduhe umwuka wera nk'uwasezeraniwe kwigisha abahungu n'abakobwa bawe babumbuye ibyanditswe byera. Ubwo turaba tubumburira impapuro z'ibyanditswe byera, aba ari kubumbura imitima yacu kugira ngo yakirane ijambo ryawe kwizera. Uduhagarikire kugeza ku musozo, bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yego, tugereho mu gice cya 9 cya Yohana. Hari ibitangaza byinshi wamaze kutuganiriza, kandi wakomeje kutwereka umumaro wabyo mu buryo bw'umwihariko, ko twabonye ko Kristo ashaka kugira icyo akorera ubugingo bw'umuntu kugira ngo abutandukanye n'icyaha, abutandukanye na Satani. Ubwo bugingo bwakira ubugingo bushya bubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Mbese no muri iki gitekerezo cyangwa se muri iki gitangaza cyo mu gice cya 9 turaza kubibonamo. Reka hari tukinjiremo. Reka tukinjiremo. Agapfundikiye burya ngo gatera amatsiko, ariko ubwo Bibiliya ni ibyahishuwe, dufite ibyo twahishuriwe. Ibyahishuriwemo hano rwose ni ibyacu n'urubyaro rwacu, kandi uko byamera kose ubwo byahumetswe n'Imana bidufitiye ubugingo. Yego.
reka hari isome iby'iki gitangaza. Yego. Yohana igice cya 9 umurongo wa 1. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amen. Umurongo wa 6. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso, akavuga ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, asobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumva umusatsi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Reka rwose aya magambo tumaze gusoma, nk'uko batubwiye ko igitangaza cyakozwe cyangwa se igikorwa cyabaye, ntabwo ari igitekerezo, ni cyabaye cy'ukuri. Hari ikibazo cy'umuntu wavutse ari impumyi. Yego. Ubu buhumyi bwe bwibazwaho, butibajijweho. Wenda ababyeyi buriya bari barabyibajijeho, birumvikana kubera iki wenda umwana wacu avutse ari impumyi. Nitugera hasi turaza kubona ko ntabwo ikibazo ababyeyi be bari impumyi, umwana niwe wavukanye ikibazo. Yego. Icyakora agenda, Yesu Kristo agenda ari kumwe n'abigishwa be, wari umuco umenyerewe, twarabibonye ko yajyaga agira atya akigenza ku munsi w'isabato, ariko afite icyo agendereye. Babona umuntu rero wavutse ari impumyi, bari bamuzi, birumvikana ko yarazwi, urumva yari mukuru, yarazwi, barabibona. Babaza Kristo bati, ese ari uyu nguyu n'ababyeyi be, ninde wakoze icyaha? Byumvikane ko byari bizwi cyangwa se amakuru yari ahari, nuko ingorane yose umuntu ashobora guhura nayo, ibi indwara, bibe ubumuga ubwo ari bwo bwose, zabaga ari ingaruka z'iki? Z'icyaha. Warabidusobanuriye ubushize ko byafatwaga nk'umuvumo w'Imana. Rwose yabaga ari nk'umuvumo w'Imana. Ariko ikintu kibabaje cyane, abantu bumvaga ko umuntu wafashwe n'indwara atyo ari umunyabyaha ukabije, ku buryo ari mbese mu maso y'Imana yabaga ari umuntu w'igicibwa. Nyamara ubwo byari byarageze ubwo abafata inkomoko y'indwara ndetse n'icyabiteye byose birazwi neza ko icyaha nicyo cyangije amahoro yacu, kiratwangiza. Ibyo bintu byari byarakuwe kuri nyirabayazana wabyo, ari we Satani. Birangije bisa naho byerekejwe ku Mana. Abantu bumvaga ko ibyo bintu umuntu agahura n'ikibazo, tubwo Imana niko yabyemeye. Niyo musoro n'abantu niko babyumva. Umuntu yahura n'ingorane zambwa ati ubwo Imana niko yabishatse, ariko ntabwo Imana. Twabibonye ko Kristo nk'uwaje by'umwihariko akita ku barwayi, ni ikimenyetso cy'uko atari we ubatera iki? Indwara. Ariko iki kintu gishimangirwa cyane, yuko abantu bafite amakuru mabi ku Mana. Bafite amakuru mabi ku Mana, kandi ibyo bintu inshuro nyinshi burya byaragiye biterwa rimwe na rimwe buriya n'amakuru abantu baje basanga, ariko Satani barakorera mu bantu. Akorera mu bantu, akangisha abantu Imana, akabwira ko ibintu Imana ibasaba ari ibibaremerera, ku buryo iyo mitwaro yose yababaje Kristo yumva ko ari icyo agomba gukora. Yewe urabona nk'igihe dufite mu byanditswe byera igitabo cy'uwitwa Yobu, cyitiriwe Yobu. Imana yagaragaje neza inkomoko y'imibabaro. Mu gihugu cya Yobu hari umuntu w'Imana wubaha Imana, agakora ibyo gukiranuka, ushimwa. Nako mu gihugu cya Uzi. Yego, ntabwo ari mu gihugu cya Yobu, ni mu gihugu cya Uzi. Ariko icyabaye ni iki? Satani ubwe nk'umuntu, nk'umwanzi w'Imana n'abantu, umwanzi w'ibyiza, yashatse kurogoya uwo mugambi mwiza n'umusabano Yobu yagiranaga n'Imana. Icyo yakoze, yateje indwara. Rwose abadukurikiye, ntabwo ikibazo umuntu wese yaba arimo, kibe cy'uburwayi, kibe indwara, ikibazo icyo ari cyo cyose, nta na kimwe cyo muri ubu buzima ni ingaruka z'icyaha, kandi icyaha gifite inkomoko kuri Satani. Ubwo rero icyo nicyo kintu cyabaye. Icyakora Kristo ntabwo yigeze wenda avuga ngo ufite ikibazo n'ababyeyi, ufite ikibazo n'umwana. Yaravuze ngo byabereye bityo
kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana yashimye ko rero nubwo ikibazo cyabonetse cyavutse icyaha kikaza mu isi, ariko kandi Kristo araza ari igisubizo. Kristo yaje ari igisubizo. Imana ihabwa icyubahiro. Kristo yaje ari igisubizo kugira ngo noneho ibyo bibazo byose n'abantu bafite n'uyu munsi noneho nibabikure be kubireba nk'aho ibyo bibabujije imigisha n'amahirwe yabo, ahubwo igisubizo noneho nigishakirwe muri Yesu. Ibyo ntibyatinze, abantu Yesu ahura nawe, akora akimara gutanga icyo yifuzaga nk'igisubizo, we yatanze umusaruro w'icyo Imana yifuza gukora. Avuga ko imirimo y'Imana igiye kwerekanirwa muri we. Rwose nawe udukurikiye, Imana yifuza ko imirimo yayo yerekanirwa muri wowe, kandi icyo gitangaza ubwacyo n'ikibana cyo ubwacyo ni igitangaza. Yesu akora umurimo, aca bugufi, sibyo? Mu magambo twasomye, Yesu aca bugufi, arunama, atoba kondo. Bibiliya yacu y'Ikinyarwanda yakoresheje akondo, ariko Bibiliya zindi hakoresha ibumba. Yafashe ibumba. Ibumba burya ababumbyi murabizi neza ko umubumbyi ntakoresha ibitaka bisanzwe, n'ubundi akoresha iki? Ibumba ryabugenewe. Ababumba inkono, benshi mu badukurikiye b'urubyiruko ntabwo inkono bazizi. Ariko inkono ni igikoresho cyakorewe rwose, ni wese dufata imbabura zishyirwaho amakara, z'amakara. Yego, haba harimo akantu inshuro nyinshi mw'imbere bashyiramo ibumba. Kari akantu ubona k'igitaka burya bakoresheje ibumba, kandi burya iryo bumba niryo rikoreshwa mu murimo wo kurema ikintu runaka. Niki cyamuteye guca bugufi akajya mu ibumba, mu butaka, mu bitaka nyine? Byongera kudusubiza mu itangiriro. Mu itangiriro tubona Imana n'ubundi yongera guca bugufi, iravuga iti, ifata itaka, ifata ibyo bitaka, ifata iryo bumba, irongera ikora iki? Itoba kondo. N'ubundi yongeye gutoba kondo. Uyu we rero ntabwo agiye gutoba kondo kugira ngo ababayeho, ahubwo asanzwe ahari. Ubwo hagiye kuba wiki, hagiye kongera kuremwa bundi bushya. Oya, n'ukuremwa bundi bushya. Ntabwo umuntu wa kera agiye gusanwa, oya, ahubwo umuntu wa mbere agiye gusenywa, habeho kongera kuremwa bushyashya. Atobya kondo, sibyo? Ikibazo gifitwe, ikibazo gihari, yongeye kwerekana ko Kristo burya yigisha icyigisho gikomeye ko ni umuremyi. Ubwo ari umuremyi. Ikibazo cyari cyabaye mu cyigisho twabanje ubushize muri Yohana igice cya 5, twabonye ko Abayuda bamureze ikirego cy'uko ari umuntu ngo ariko akigiranya n'iki? N'Imana. Yaravuze ngo muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 17 na 18, aravuga ngo kugeza uyu munsi wa none Data arakora kandi nanjye ndakora. Ibyo bintu byagaragazaga neza ko ubwe na Se ari umwe, noneho abishimangirisha ibikorwa, yerekanye ko noneho ni umuremyi. Ni umuremyi, kandi ubwo ari umuremyi, n'abadukurikiye rwose ijambo ry'Imana tubwira ngo dukwiye kugira Kristo icyizere, ni umuremyi w'imitima mishya. Muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31 ugakomeza, agaragaza ko n'ubundi uwo murimo utarangiye, yaranabigaragaje ko none yongeye gusubira kuri wa murimo. Iki gikorwa kimara kugikora rero, ashyira ko amukozaho, akora kuri y'amaso arwaye, afite ikibazo. Hari itorero rimwe mu matorero mu bihe itorero ry'Imana rinyuramo mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 3, itorero riheruka, itorero ryiswe Laodikiya, bivuga igihe cyo guca urubanza. Ari nacyo gihe tubayemo, turi mu gihe urubanza rw'Imana ruri kujya mbere ku batuye isi. Rwatangiriye mu imanza z'Imana, zatangiye mu basinziriye, zikomeza mu bariho. Uyu munsi wa none izina ryanjye ndetse n'abadukurikiye ribasha kugerwaho. Muri iryo torero ijambo ry'Imana ritubwira ko ikintu gikomeye cyane babuze, ndetse n'inama atanga, aravuga ngo ungureho umuti wo gusigaye ku maso kugira ngo uhumuke. Bivuze ngo amaso y'abatuye isi benshi arahumye,
sibyo? Ariko kandi umuti nturi muri bo. Uvuga ngo ungureho ntabwo ari pasitori, uvuga ngo ungureho ntabwo ari umurayiki. Ninde? Ni Kristo. Ariko ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso. Uyu muti wo gusiga ku maso abantu barawukeneye kugira ngo bamenye. Ese nawe ushobora kwibaza ukuntu umuntu abasha kubaho. Muvandimwe Eric, wenda turi buze kubireba hasi muri Bibiliya. Umuntu afite wa muremyi waremye ijuru n'isi, akaruhuka no ku munsi wa karindwi. Yaremeye abantu isabato, akababwira ko ari umunsi w'umunezero. Umuntu ashobora kwibuza uwo munezero Imana yamugeneye, akabaho ataruhuka isabato, sibyo? Ariko uyu muntu urumva adakeneye umuti wo gusiga ku maso. Ariko Satani nyine yarababeshya, arababwira ati ni umunsi w'agahato, umunsi wo kurya ibiryo bikonje. Hari n'abantu bazi yuko baruhuka isabato batarya ku isabato. Ariko icyo kibazo ibinyoma byose Satani yagiye, ibyo bintu byose, ibyo binyoma byose Satani yagiye azengurutsa itegeko ry'Imana, byatumye abantu bumva bayanze. Ariko Yesu aravuga ati icyampa namwe imirimo y'Imana ikerekanirwa muri mwe. Uyu muti wo gusiga ku maso ukaboneka. Muvandimwe udukurikiye, niba utubahiriza isabato, kubera ko barahari rwose, reka twumve iki gitangaza cyabaye, tukibonere mu mucyo w'uko Imana yifuza ko amaso yacu yahumuka, tukabona ibintu noneho nk'uko Imana nayo igira gute. Ntitubibone nk'uko abantu babibona, kuko uko abantu babibona bisoza n'ubundi muri Matayo. Yesu avuze ngo bansengera ubusa, kuko amategeko n'inyigisho bigisha ari iby'abantu. Abantu nibabishyire hasi, none nabwo dufata ibya Kristo. Ageze aho ngaho Yesu amuha itegeko rero. Arakoze, ariko amuhaye n'itegeko. Aramubwira ngo genda, murongo wa 7 aramubwira ati kakonda amaze kugasiga ku maso, aramubwira ati jya ku kidendezi, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Bwa mbere uyu wavuga ngo hasobanurwa ngo waratumwe, uwatumwe n'indezi yari Kristo. Yagombaga kubanza bwa mbere kwizera ko uwo muntu yatumwe kuko Mesiya, uri Mesiya, uwasizwe. Noneho uwasizwe nabaravuze ngo umwuka w'Imana yansigiye kugira ngo impumyi zihumuke. Kandi uyu murimo noneho yarawurimo neza. Arangije kubera ko amatwi nta kibazo yari afite, ijambo rya Kristo ryinjira mu matwi ye, riramubwira ati noneho ngaho genda ujye ku kidendezi. Ku kidendezi, ubushize abantu barabyibuka ko twageze ku kidendezi aho hantu Kristo yari yahavuye. Ahantu hari ikidendezi nyine cy'amazi, turi Isorowamu. Ahantu bigaragare ko Yesu avuga ati ngaho genda. Wakwibaza, ibyanditswe biratubwiye ngo nuko aragenda, ariko agarutse ngo ariyuhagira, akora ibyo Kristo amubwiye. Amaze no kubikora, ibyanditswe biratubwiye ngo nuko agaruka agize ati ahumutse. Umuntu yashobora kwibaza, ese uyu muntu ko atarebaga yari bugenda ate? Yari bugenda ate? Ninde wari bumujyane? Birumvikana ko yari afite impamvu zo gushidikanyira ijambo. Yego, kanasabwa ikintu kigoye. Ariko nk'uko bigaragara mu magambo akurikiraho, turabona ko ari umuntu usabiriza. N'ubundi yamenyagaho isoko riri bubere, yamenyagaho abantu bateraniye kugira ngo ajye kubasaba. Hari uburyo yenda yarangatwagamo akagira. Birashoboka rwose n'uyu munsi hano abantu bajya bababona, abantu bafite ubumuga bw'amaso bwo kutareba. Inshuro nyinshi hajya bafite umuntu umuyobora, cyangwa afite akantu agakoresha. Icyo ubonamo rero gikomeye ni uko kudashaka inzitwazo. Yabashaga kuvuga atari kubu uranjyana aho hose njye gukora yiki. Ahari wenda yari amaze n'igihe impumyi burya inshuro nyinshi, wakwese ntabwo yakarabaga. Yabashaga no kuvuga atari ko busanzwe ndanakaraba, nsanzwe nkaraba, nsanzwe noga mu maso, ntacyo byanduye. Yari amaze kumukora ku maso, ariko igikuru ntabwo sakondo, yewe si n'amazi. Imbaraga ikiza ntiyari mu kondo, ntiyari no mu mazi, ahubwo imbaraga ikiza yari muri mwe, yari mu magambo ya Kristo. Mu yandi magambo ntiyakijwe n'ibumba, ntiyakijwe n'amazi. Ijambo rya Kristo yizeye, kandi yarangiza akarishyira hehe? Mu bikorwa.
niryo ryazanye imbaraga ikiza mu bugingo bwe. Kandi ibyo bintu bimaze kuba, noneho tubona hasi umurongo wa 8 rero. Dore ku murongo wa 8 rwose reka dusabe abadukurikira bamuze kuba mufite ibyanditswe byera, kubera ko imirongo yose ntabwo tuyisoma, murabizi ko ntabwo tuba dufite igihe kinini cyane. Ku murongo wa 8 abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanya bati, uyu siwe wicaraga asabiriza? Yagarutse, ariko agarutse yagize ati yahumutse, bivuze ngo bamubonyeho impinduka. Uzirikana iki? Yesu yaciye bugufi, yatobye akondo, yongeye ku murima bundi bushya. Iki ni ikiremwa gishya cyaremewe muri Kristo Yesu. Noneho ntabwo akiri umusabirizi. Uko abantu bamubonaga, abantu batangiye kujya impaka. Abantu bajye ku murongo wa 9, bamwe bati niwe, abandi bati siwe, ati cyakora arasa nawe. Impinduka n'ubwe birashoboka ko atazibonaga, ko wenda ntazi uko abantu bamufataga. Icyakora icyo yarazi nuko abantu bari wenda hari abantu basabiriza banafite n'icyo kibazo inshuro nyinshi. Hari abaza babatuka, hari abaza bagira bate, ariko noneho inkuru yari yahindutse. Babona atagifite ka kana asabiramo, asabisha ka gakoresho, ahubwo noneho bamubonye areba nk'uko nabo bareba, ariko bakibaza, ese uyu muntu ni we cyangwa ntabwo ari we? Ariko hari ibanga, hari icyabayeho batagize batazi. Rwose impinduka ku muntu wahuye na Kristo, hari wa muntu wa kera biragaragara ko yari atagihari. Uko byagaragaraga yari atagihari nkawe, hari indi mbaraga, hari icyari cyakorewe muri we, kandi icyo kintu nicyo cyamufashije kwibaza. Impaka ziravuka mu bantu, abantu barabazanya, ariko yagombaga kuza kugira ngo akemure impaka, avuge ko hari icyabaye. Umurongo wa 11 nawe arabasubiza ati yego. Umurongo wa B y'umurongo wa 9 nawe arabasubiza ati ninjye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Noneho yari atanzanye batumva mwigi impaka. Burya birashoboka ko uwari umunyabyaha, utarebaga nk'uko abandi bareba, utumvaga ibintu nk'uko abandi babyumva, noneho atangira kubonera mu mboni nk'uko Imana nayo ireba, agatangira kumva ibintu neza nk'uko Imana ibyumva, abantu bakabyibazaho. Burya se birashoboka ko umuntu yacika ingesi iyi n'iyi bigakunda? Burya abantu bakwiriye gutanga ubuhamya bw'icyo Kristo yakoreye mu mibereho yabo. Kandi ibyo bintu rwose wenda reka ngusabe udusomere mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4, igice cya 4 umurongo uhere ku murongo wa 3 amanuka hasi. Ese koko umuntu wakiriye Kristo, ijambo rya Kristo mu bugingo, nize impinduka rizana? Bivuze ngo ntabwo umuntu uhuye na Kristo ashobora kuguma uko yarari. Ujya ubyumvira iki? Wenda izo ni imvugo zikunda gukoreshwa kenshi mu bantu, ukumva ngo ndakijijwe. Ariko iyo umuntu avuze ngo ndakijijwe, yakijijwe iki? Kuko iryo jambo agakiza ubwacyo bisobanuye ko umuntu yacitse icyaha. Bazisoma muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 77, avuga ko agakiza nuko abarirwa ibyaha. Ariko ni gute umuntu ashobora kuvuga ko yakijijwe ariko akaba gikomeje kwica amategeko y'Imana, arya uko ashaka, yambara uko ashaka, mbese muri rusange abayeho imibereho n'ubundi yabagaho atarahura na Kristo? Biragaragara ko ahantu hose byari bikwiriye ko tugira uwitwa umwungeri mwiza. Mu gice gikurikiyeho rwose ni icya 10 kivuga umwungeri mwiza. Yesu Kristo yavuze ko ni umwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. We yivuga ko ari we mwungeri mwiza. Yakuye amaso y'abantu bose ku muntu uwo ari we wese utabayobora muri iri jambo. Abantu babungera igito baragize inkoni z'icyuma, abizera babo bagakoresha igitugu n'iki, batamenya izibabaye, izifite intege nkeya. Uyu murimo ni Kristo yakoraga, kandi rero ni ikintu gikomeye cyane. Yesu yaretse uyu muntu, handitse ko yari umuntu nyine ubwo yaba uwo ari we wese. Yaretse uyu muntu abanza guhura n'ingorane kubw'umucyo yari yakiriye. Bwa mbere abanza kurwanywa na rubanda n'abaturanyi. Ageze mu bayobozi b'itorero, nabo ntabwo bumvikanye, sibyo?
ariko kandi n'ubundi umucyo Kristo arimo aramamazwa muri ayo materaniro yose, abantu barimo barakanguka, batangiye kumva ibyo bintu, bigeze mu muryango we nawe ugize ubwoba kubw'uko abayobozi bashyizeho amabwiriza adasanzwe nk'aya yandi watubwiraga. Ikibazo cyari iki? Uyu muntu ko yakiriye umucyo, bene se, ubwo ndavuga bene wabo basenganaga, n'abayobozi bamuyobora ndetse n'ababyeyi be batemeye, araza kwitwara ate ku mucyo mushya w'ibyanditswe byera we yakozwe ku maso, arimo arareba ibyo batareba. Yesu nk'uwari uzi ibibera mu bantu, Yesu uwo muntu ntabwo yigeze ajya kure, yageze aho ashaka uyu muntu. Umurongo wa 35, ubwo hari imirongo twasimbutse, abantu bazajyamo bayisome uko ibintu byagenze. Yatangiye gukora ivugabutumwa avuga ati rwose bigaragare ko ikibazo mufite, kandi koko uyu murimo ikibazo mufite mukeneye gukorwa ku maso. Umurongo wa 32 ubundi ubusome kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Amena. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Imana ihabwa icyubahiro. Yari umubwiriza ubutumwa, yari atarabona amaso ku maso. Itekereza ko nta matayo yari azi, nta tangiriro, nta mwuka w'abantu yari afite. Icyo yari afite gusa, yari afite ibyakorewe muri we n'ibyo yakoreshaga, ariko none umwuka w'Imana agenda byagura. Ati rwose yarumvaga, kuko ikibazo yari ntabwo cyari cy'amatwi. Yajyaga mu rusengero akumva ibyo abigisha, ibyo bamwigisha, bati uhereye kera kose nabanye namwe, nta muntu wigeze aho umuntu wavutse ari impumyi. Uyu muntu kuba yabikoze bigakunda n'umuntu w'Imana. None rero Yesu amenye ibyo bintu, abonye umuvugabutumwa ariko udafite amakuru menshi, nyamara n'umuntu ari kumwamamaza ariko atamuzi. Umurongo wa 35 ngaho udusomere, wenda tunagenda tugana ku musozo. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizera umwana w'Imana? Ikibazo cy'ingenzi. Yesu amugezeho, amwohereza n'amubwira ngo unyizere, ariko noneho ngikirere ikibazo kuri wa muntu wakiriye umucyo mushya, uravuga ati rwose ibintu ndabyumva, ni ukuri kwa Bibiliya, maze igihe ngiga, ariko umuryango wanjye ntubyemera. Ahari umuryango uzanca, sibyo? Ahari mwitoro birumvikana, rwose na rubanda, abantu twasangiraga, abantu twahuraga, kuko hazahita hazuka n'ikibazo rwose. No ku kazi kirabasha kuba ikibazo. Yesu yaramuretse kugira ngo abanze amenye kuko gukurikira Kristo ntabwo bihita bikuraho inzitizi zose. Wenda hari igihe abantu bumva batubu ninjya mu by'iyobokamana buriya ibintu byose, intambara zose ubwo zirarangiye. Oya, ahubwo intambara nibwo zitangiye. Kandi umuntu agomba kuba azi neza ko muri iyo nzira atazayigendanamo n'ikigare. Icyo byari bisobanuye. Yari amujyanye neza muri Matayo igice cya 7 avuga iby'inzira ngari n'inzira ifunganye. Hari inzira ngari irimo cya kigare cy'abantu musengana, hari inzira ngari irimo n'abayobozi mu byumva kimwe, n'ababyeyi bawe mu byumva kimwe, ariko iyo nzira ibyanditswe byera bitubwira ngo ni inzira iganisha hehe? Kukurimbuka, kandi icamo benshi. Yesu aramubajije ati uremera guca muri iyo nzira wenyine, ukiyanga, ukanga buri kimwe kikunejeje, ariko ugashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana n'umucyo mushya wakiriye? Yari yiteguye, yaravuze ati rwose niba ubugingo buhoraho nifuza n'umucyo nakiriye binsaba gukora ibyo, bishobora kuzagira ubwo rwose nisanga mu nzira yanjye. Umurongo wa 36 udusomera. Nawe aramusubiza ati databuja ninde nkamwizera? Imana ihabwa icyubahiro. Nuko umurongo wa 37 Yesu aramubwira ati wamubonye. Amena. Kandi niwe muvugana. Imana ihabwa icyubahiro. 38 nawe aramubwira ati databuja ndizeye. Amen. Aramupfukanisha. Imana ihabwa icyubahiro. Uku kwizera kwavuye hehe? Kwizera kuzanwa n'amagambo ya Kristo. Kumva amagambo ya Kristo amwihishuriye. Yaramwishura amubwira ati ese igihe yishuraga uyu muvandimwe yari yakize, yabyawe ubwa kabiri, rwose yari yahindutse undi wundi, rubanda barabibonaga. Yesu aramubwira ati ni Yesu uwo mugira gute, uwo muvugana? Ahita amubwira ngo nanjye ngize gute, ndizeye. Maze uwo mwanya amuha icyubahiro. Muvandimwe udukurikiye,
ukwiye kwizera amagambo ya Kristo, kandi iyo mbaraga ya Kristo izahumana nawe. Yesu yaravuze asoza umurimo we yabwiye abigishwa be, natwe turimo mu bigishwa be, n'abantu bigishwa bose nawe yarabwiye ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka, aho ababyeyi batari n'aho abavandimwe batari. Yesu Kristo muri Zaburi ya 27 umurongo wa 10 avuga ngo ubwo data na mama bazamuka, Uwiteka azandarura. Uwiteka azagutarura, azabana nawe, ntazigera na rimwe agusiga amara masa masha nk'uko umuvandimwe wacu yamashije. Ibyo bintu ndabigusabiye, kandi musabira ngo Kristo we bugingo akaba n'umucyo amurikire imitima yacu, amurikire umutima wawe, agushoboze gufata icyemezo mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe wo urakoze cyane kubw'iki gice cya 9 utuganirije, cyane n'uwakijijwe yaravutse ari impumyi kandi bigakorwa ku munsi w'isabato. Ni ibintu bikomeye cyane, birimo urugamba rukomeye twabonye rujya ruvuka igihe umuntu yemeye umucyo mushya abandi ntibatabyumva. Ngushimiye igice cya 10 ko wagifatanije n'igice cya 9, kandi kubera yuko nta gihe dufite ngo tubyinjiremo, yewe n'amagambo yacu ntabwo yaruta ya Kristo. Ndasaba rwose umuntu duteze amatwi kugira ngo azafate umwanya afatanye iki gice cya 9, namara kugisoma akurikizeho ikibwiriza Kristo yabwirije muri ako kanya kiboneka mu gice cya 10 cyerekeranye n'umwungeri mwiza, maze bimutere gufata ibyemezo byiza byo kwishingiza ku mwungeri mwiza, avana amaso ku bungeri bandi, abungeri gito, abungeri badafite ibyo kurya bihagije byo kugaburira abantu, abungeri bashaka gukamura ahubwo no kuvanamo abantu inyungu. Twese ko abantu baba bafite izindi nyungu bashaka mu bantu. Imana idufashe kugira ngo duhange amaso ku mwungeri mwiza. Reka dusoreze aha ngaho ko twatinze, kandi nk'uko twatangiye dusenga, reka ngusabe dusoreze n'isengesho. Reka dusenge. Imana Data wa twese, mutanga bugingo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimira ubugingo wahishe muri iri jambo kugira ngo uryakiranye kwizera wese ave mu rupfu agere mu bugingo. N'uyu mwanya twe n'abadukurikiye rwose aya magambo yongeye kwinjira mu mitima, ariko kandi tubonye urugamba rukomeye Satani yanga ubwoko bwawe, nawe udasigaye yateye abantu benshi kurwanya umucyo w'isabato. Hari abahungu n'abakobwa badukurikiye bafite ingorane n'imbogamizi nk'ibyo uyu musore wo muri Yohana igice cya 9 yari afite. Wamuhaye ubutwari bwo kwizera, yizeye ijambo ryawe, kandi nawe wamubaye bugufi. Mwami Imana, ndagusabye cyane ngo ukoresheje ijambo ryawe uca iminyururu kuri abo bantu, kugira ngo babashe gufata ibyemezo byo kwegurira imibereho yabo n'impagarike yabo mu biganza byawe. Kandi nk'umwungeri mwiza, twese uturagize ijambo ryawe kugeza ubwo uzaboneka, twaba haba none ndetse n'iteka ryose tuzakomeze kwishimira gukora ibyo ukunda. Tuyisabye tubyizeye ko wumvise gusenga kwacu, kandi kugiye gukora mu mitima yacu. Niko dusabye twizeye tudashidikanya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.